yajya koga bakajya muri dushi hano mu nzu nibyo kandi buri hatabayeho no kwiga hanze ngo basohoke igipangu bajye kwiga wazasanga amara umwaka mu gipangu adasohoka cyane nibyo Imana imuturagirire cyane mwazajya mugafata mugagashira nka hariya noneho kugira ngo nk'umuntu ushobora kuba atambutse aha cyangwa yicanga akajya kabona ukuntu kuko ahangaha kamanitse kaba gateye umugongo umuntu ushobora kuba wicanga namenye ibiri hejuru ibyo nibyo nguhamagariye se ibyo nguhamagariye nyine karagatekerezo kuko se ashaka kugira igitekerezo umuntu utari yawe utanishyura nyine urumva ari buriya ngo umutwe umwe ntabwo wigira inama nari nekereje nk'umuntu wize ndavuga ati wenda nabyo byagera muri gahunda wenda nimba utabibashije nko kubikora ukabibwira nka boss kuko njye nabashije gukora ahantu henshi kera boss nyine atarazima akazi araho nakoreye kwa Nuza kwa Bosco na Bosco nawe yagiraga imitako myinshi ariko ugasanga hari imitako y'amafoto ahubwo kuki mwebwe nta foto mugira mu nzu yanyu wenda iriho nk'inuza yawe na boss ku buryo umuntu ashobora kwinjira namenye yuko urubuga ari urwanjye nyine kandi abantu benshi banyitirira ryo ku rubuga ari urwanjye so hanyuma rero iyo mitako n'ibyo byifuzo by'amafoto uzashaka umugore uzabishyire mu nzu yawe uzubaka cyangwa se uzakodesha aho uzaba utari umukozi wo mu rugo karagaciyemo ntago ari ibyo nari nkuhamagariye kumbwira ariko nyine ngo ndi umukozi wo mu rugo kuko umfasha imirimo ndi umufasha wo mu rugo yego nubwo umfasha imirimo nakuri umuzamu uri umuzamu ndi umufatanyabikorwa wande wo muri uru rugo ibihe bikorwa ubwo nyine urumva nimba mbashobora kuba mbafasha nk'imirimo runaka namwe mukaba mufite indi mirimo runaka mushinzwe ngo turabafatanyabikorwa muri uru rugo ngaho ngarukira niko se wamufatanyabikorwa we Krame nagira ngo nkwibarize rero ku bikorwa bimwe na bimwe dufatanyije nibyo mba mvuga garukiraho ninjye uvuga kandi nimvuga uceceke dusubize nakubwiye okay sasa kandi manura amaguru ntago navuga nawe akaguru kari hejuru nawe washyize akaguru hejuru urabona nk'izo nkweto uko zimeze urabona uri umuntu wo kumanika amaguru wowe manura amaguru se nyine mvuga ku bandi umufatanyabikorwa nta kibazo oya ntibakagushimiye kwiruka ngo urenge iwanyu kumva neza ntabwo nigeze nirukana n'icanga gusa sawa hanyuma umufatanyabikorwa we ejo bundi numvirije gatoya nako ntago numvirije naciyeho numva muri gusakuza numva bagutuma ibintu by'impapuro ibintu by'amadokima urabyibuka ibyo bagutuma nta kantu waba warumvishemo kameze nka flash ujya kubizana nta kantu waba warumvishemo ese mabuja ibyo bihuriye n'ibyanjye ko ari ibyanjye n'abantumye wowe ubijemo ndi kukubaza nk'umufatanyabikorwa w'uru rugo aho uhita ubyumva neza ngaho mbwira umufatanyabikorwa ibyo ndimo kubwira subiza neza ibyo nkubajije ntujye guca hirya no hino nta flash wumvishemo kandi uvuge gahoro nyine flash ngiye bamaze kuma envelope ya kake subiza wayumvishemo flash ntayumvishemo nyine ngewe narayifashe uko nguko numvamo akantu kameze nk'akabaho kandi nyine nakabaho gaseye ukuntu nakurumva akabaho ariko ntabwo nabashije kugafata neza hanyuma rero kampereza ku kabaho niko nshaka ese ugira ngo narayizanye yewe namaze kugafata ngiye kumva uretse gato ntukine iyi diro nk'umufatanyabikorwa wanjye harimo udufaranga ndaguhereza kamiliyoni kamwe uhita ugurira mama wawe inka harimo impene z'iwanyu niba ari impene niba ari iki harimo n'intama miliyoni vuga gahoro so ngaho mbwira rero ako gafurashe karihe izo dokima zirihe kari we muntu numvishe batuma vuba kandi ndakugura n'akandi gatelefone dore kakandi kawe karashaje nabonye n'amatushe yaravuyemo byago bigwira abagabo imbwa zigaramiye babujuze ibyambayeho iki numva mubwire
imyenda ndayihindura, inkweto zawe zashaje, ndabona n'amasogisi yawe, ariko si uhora mu masogisi amwe n'urukweto rumwe. Ko njye ntacyo mbayeho ngaho wenda waboneganya. Gusa mabuja ikintu kimwe cyo gihari. Wowe mbwira diro tuyisoze vuba vuba. Kiriya gihe babaye bakimereza mfashe inzira njye kumva numva umuntu aranyirukankana dusota ibibaya ndamanuka ngera naho mvunika noneho arangije ngiye kumva numva ikikaci arakubita nagafashe nanze no kukarekura. Ako gafurashe se cyangwa izo dokima sinzi imba dokima ko kamirope ako harimo n'akantu kakabaho kamuse y'ukuntu simbizi bya birimo ambita ingumi nyumvira muri nuza muri nyababyeyi nano ndagihita nyirekura akimbita ingumi urekuki nese ndikora ko kamvirope nese ko ariko yashakaga we wari kuyo envelope ariyo bagutumye none se ariyo wari wanu okay tugaruka ngaho komeza kugiye kubirakiriramo abari bantu barafatanya bikorwa we noneho arangije ambita ingumi muri nyababyeyi nyumvira muri nyiramuvumbi mana we nyumvira muri nyababyeyi muri nyiramuvumbi mabuja arangije kubisa ingumi yumvira muri nyiramivumbi se iba yakubise ingumi andangije nyumvira muri nyiramivumbi nyiramivumbi yawe ibahe iba mu mugongo iba mu mutwe iba mu nda yakubise muri nyababyeyi nyumvira muri nyiramivumbi ntabwo nzi ngo nyine ngiye kumva numva gusa ivumbi riratumutse ndangije ndakarekura ako mabuja iyi yari hanyuma mbwira icyo ndi kukubaza ako gati gaseye karihe kamubwira ko ibintu byose yabijyanye uwo ninde nese ko ndabizi ko ari umugabo waje yipfutse ibintu arangije arabifata arabijyana yambaye igipira yagusanze he ngiye bamaze kukamereza umuntu bari banumyeho ibinesha umutwe nabyo ni byinshi bamaze ndi kukubwira ngo diri irimo miliyoni uri kuzana ibintu ngo umugabo ngaraza ngira ibintu biri straight iyo miliyoni basi wambaburuka mu kimwe cya kabiri ngiye ngajya guhiga uwo mugabo ngende kubwiza ukuri yuko umugabo ndamutse mubonye ninjye nawe ubu nandwe yanandusha n'imbaraga ntabwo ngubeshyera ngo umugabo yandusha imbaraga noneho hajemo n'amafaranga ndakubwiza ukuri ko wapfa umuntu ni ukuri kw'Imana gerageza womereze kimwe cya kabiri maze urebe ariko bajya bavuga ngo akagabo ngo kagira guta kandi kataraza akaye kagabo ndavuga ubwo ko wakubise nako kagukubise aho kagabo buriya kahimbye nge naraza ariko nanjye uramutse umwe amafaranga ndakubwiza ukuri umva mu maso ubugambo bubi ko nakubazaga iyo flash nako ako gati wumvise nakubazaga ibyo bigambo byose niba ntakufite tumuka ariko buriya reka maze imbere mabuja singiye kukubeshya nuko buriya abantu twihangana tukanga no kugira ngo tuvuge nabi cyangwa ngo tugaragaze amarangamutima yacu mabi ngewe ndakubwiza ukuri uriya mugabo nari mwishe habuze gatonya ndakubwiza ukuri yuko ivumbi ryaratumutse abantu barahurura baranje barebye ukuntu ngiye nkubise umuntu naramukubise mabuja waramukubise cyane wagukubise muri nyakomara we cyagoze Imana yireba nakugire ibintu zaza kangiri muto ngira inzira karengane ariko uko imyaka yagiye yishira ese ujana gukora ikintu kurangira hano none wari umeze neza ariko nuko mwakira abashyitsi zabo bagana ndetse ntabwo ntuzuzanywe n'iki so Emile ni unyoheje hano ndatekereza ushobora kwibwira impamvu anyohereje hano upfana iki icyo dupfana cyo si ngombwa ahubwo nuko icyo ukeneye ari njye ugomba kugikemura niyo mpamvu nje hano umuntu we bitse amabanga ye yose hari ukuntu umuntu aba ari umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe akaba ariyo mpamvu ndi hano nk'umuntu w'ingenzi mu buzima bwe yambwiye ko ari we muganga yego njyewe harya wifuzaga ngo amafaranga angahe ntabwo se yakubwiye ahubwo nari ngeze ngo arakuntumye nari ngeze ngo urayanzaniye ndumva nazana muri ubwo buryo gusa se so ikintu cyari kinzanye rero sina nubwo umpa karibu ngo ninjire ntabwo naguha karibu ndaguha karibu ntakuzi n'ugutumye nyine wumva ari ibibazo okay so ikintu yarambwiye rero ni iki ndabona wenda ushobora kuba ufite n'umuryango ushobora kuba ufite abana cyangwa se n'umutware ntabwo wenda mbyitayeho baba bahari cyangwa badahari ntabwo mbyitayeho so
so ni ukuvuga ngo rero ikintu naje kukubwira ni iki, ndabizi neza ko ufite dokima zose, yaba izo ufite mu mutwe n'izindi ntazi waba warabitse, ndetse na flash bivuga ko ari wowe uyifite iriho ibimenyetso byose. Niba ukunda ubuzima bwawe, ukaba ukunda umuryango wawe, ukaba ushaka no kuguma kuri ino si, uri umuntu widegembye, ndavuga nyine umuntu ufite amahoro, nta muntu ufitanye ikibazo, ibintu byose byarakemutse, byaba byiza ufashe ibyo bimenyetso byose ukabishyira kure, ntihazagire umuntu umwe ubimenya. Isuja no kunkanga kandi wowe. Oya, ntabwo aricyo kinzanye, ntabwo ndasoza ngo ngeze ku ntego. So reka bite ngana ku ntego rero ndaseho nirukanka, kuko nanjye nta mwanya mfite ndi kwihuta. Byaba byiza ibyo bimenyetso byose ubishyize kure ukabihisha, kuko nibimara kugenda neza amafaranga yawe amaze kuyaguha, kuko ni nanjye uzayakwihera. Zira miliyoni 10 na zingahe wasabye ku munsi w'ejo. Niba ibyo bimenyetso uri bifata ukabanza ukabishyingura, niba uri butwikira flash bambwiye ko ufite, niba hari n'ibindi ufite nabyo ukabitwika ukabihisha, nyine ku buryo n'iyisi n'inda y'isi itazigera ibibona. Sibyo? Wamfasha hakiri kare, utwo tuntu ukatumurira vuba, ukatumurira mu nzira, ubundi nanjye amafaranga nkazayagurisha. Kano niko nshaka rega ngiye icyo nyine ni amafaranga, ubundi se igihe maze mbibitse n'ikiranganiki cyo nyine ni amafaranga, ubundi ibindi byibura ako kantu k'udufaranga niko nshaka konyine, ubundi ibindi byo nta kibazo. Okay, rero ntuzongere guhamagara Emile umubaza ibintu bijyanye n'amafaranga. So wanyemereye se nyine kaje uzayama, ejo yewe nimero yawe ndayifite, nimero yayimpaye nkuko naguhamagaye n'ubundi nkubwira ko nje nk'umushyitsi hano, nzakwihamagarira ejo. Ariko nawe kuva aya masaha ngiye kuvira hano, nyemerera ko bira bintu ugiye kubishyingura. Nago nabonye amafaranga, ntago kindi nakora, byaba birangiye. Niyo nshaka gusa naki. Gose nushaka wahunga n'umuryango wawe mwatoroka. Hoya ntacyo nese nzafata umwanzuro, nyine nabonye amafaranga, nese wafata umwanzuro utarabona amafaranga. Ndebera amasaha aromiwe. Ariko rero wenda hari impamvu ziboneka zigatuma umuntu adindira mu nzira. Hari umuntu ugenda ahura nabo bakuranye nabo bagize gute, ariko se buri munsi nawe ni nyirabyatsi, ntabwo nareka kutabivuga. Ariko noneho we byarenze. Nk'ubu ikibazo rero, ariko ubundi umuntu yageraga mu rugo akakirwa n'umugore we, niko mbizi, ahubwo nibyo umwakira. Rehebwa no kubyakira ko ari uko, ariko rero ntabwo uyu muco si mwiza. Ngiye kuvuga ngo wabona atari amahoro, ni amahoro. Ariko se umuntu ufite telefone kujya atagutelefona, wapfa se gutelefona nawe ukumva ko ari amahoro? Nawe nahamagara ndagira ngo byatahira. Yego, ko muhamagaye ashobora kuza by force. nabyo ni ukuvuga ngo ubu hari igihe ubuze neza yuko utaraza, ariko nta kabura imvano. Amenyereye kugera ahangaha kubera ka kazi kawe, kugera hano saa 5 na nyuma ya saa 5, nibyo yamenyereye. None ntiyamenye ko waje kare. Sani arabongotse. Nyiriwe mama. Wiriwe. Uratashye? Warurihe? Sinakubwiye se ko nagiye gusura wa mama w'inshuti yanjye maze igihe yibarutse. Turasa n'abavuganye ejo. Turasa n'abavuganye ejo. Nase ubageze hano ryari? Igihe naguhamagariye. Nyine urumva twagiye mu bintu byinshi, abantu bagombaga kuza kumusigariraho mu rugo baratinda, njya kumuhahira mutekera isombe. Urumva rero nagiye mu bintu byinshi kandi twaraniganye, nkumva kuva yarakora n'ubukwe nibwo twari tubonanye.
urumva rero twari dufitanye n'urukumbuzi kandi ndabizi ko nta n'umwanya nzongera kubona niyo mpamvu natinze. erega wundi n'umwana wanjye nubona byongeye kukubaho kujya utirifona umugabo wawe umubwire. Ariko twavuganye twavuganye. ariko se reba igihe twavuganye kuva tuvugana ubu ngubu hashize amasaha agera nko mu 8. none reba igihe ugire muri uru rugo kandi si rimwe si kabiri, ariko nk'ubu uba ushaka kugira ngo buri munsi njye mbona nshwana nawe. Ariko si ubu ngubu ko nta mico mibi nari nagiyemo kuko none se ni iki kibyemeza iri joro mu by'ukuri ko umugabo agera mu rugo agasanga umugore we akamwakira, none ni njyewe ugiye kujya nkwakira already? Nese ubu mama wawe ntahari? Ntahari? Mama ntahari? ariko njye rero ntabwo niwe nashatse se? ntabwo njyewe nshinzwe kumwakira. gushaka no ku ni wowe ugomba kwakira umugabo. nyine njye ndakubaza uravuga ngo mama ntahari, niwe nashatse, niwe mugore wanjye, ariko we nta nubwo ushobora gutekereza unavuga ati mu rugo barankeneye. Sinoneho byagera. Unatekereza yuko umugabo wawe ukeneye ni ugukora ibyo ushaka tuhano mu rugo. Oya ariko. Oya. Ibi bintu reka nkubwize ukuri birarambiranye. Ngabasi mubabarire sibyo? ntabwo bizongera. Iyi ni muntu bijya Bibaho ni ukuri. Mubabarire wimutunga. Umva nandi kumubwira ko hari umumama twariganye nyuma nza gushakwa urumva n'umwanya n'abana kubyara nawe rero amaze kubyara abana bagera muri 3 ntaramusura kandi nkahora mugagabura amase we kubyaye rimwe umwanya ku mwana wawe yakuze wazaje kunsura urumva nibwo nari ngiye kumusura kandi birumvikana. None abantu biganye. rwose. Murampionda sino. Oya ikibi ninsubira cyaha mwana wa. None se n'ubwa mbere bibaye? N'ubwa mbere atinda gutaha. Uza abantu biganye bahuye. Uzi inkuru tuba dufite. Noneho undi nawe yabyaye bishimiye ako kana ari kumutekera. Noneho yabyaye n'agakobwa yari afite abahungu babiri. Ceceka. Mubabarire no kuri. Giho utaha nawe ntuzongeye sibyo shimba. Ariko twari twavuganye nuko wenda natinze ugerageza utahe kare sibyo? Oya mwungo ya mubabarire no kuri ntongeye kumubwira nawe. Ahubwo shuba cya twisangirije icyayi. Mwegagwa cyayi rwose. Oya mwiri n'ikibazo hanze harakonje. Usanze twe twanyoye. Twawuze tunywa n'ubwo ndetse umugabo wawe nawe maze kwandurira mu gikoni. Nza nkinywa rero hanze n'ukuntu hakonje. Ibi bintu byo gutaha amajoro ndabihanze. Ariko se reka abantu nk'agacyayi kunawe. Mubabarire no umubuza ku Nese uragira ngo ye kutanywa. Mubabarire. Buse we wahuye n'urungano ntabwo byakubaho. Ngenda bizi cyane. Ako se nk'abaturanyi bazajya bamubona buri joro atashye. Bazababona yuko akazi ka usanzwe utahaye amasaha. Abaturanyi n'abaturanyi birabareba. Nese abaturanyi bashinzwe urugo rwanyu. Ndatinya amaso y'abantu ni bibi. Gihozo n'umwana mwiza nawe. Sinzi impamvu ikintu uri kumubona. Ariko nzi ko nta ngeso mbi bamuziho. Ariko se hari n'izindi ngeso mbi. Okay. Hari ingeso mbagira. Si uko ari uwo mushuti we. Nyumvira nawe. Ubejo nigenda nkahura n'uwo twiganye noneho ngenzaza bucyo. Sheri ndabizi bibaho rwose. Wewe natawurangira wenda wowe. Noneho ni imyaka tuba turimo. Umva murahura inkuru ariko twe dukumburanye. Nabo bambwiye ko bashaka kuzansura. Ubwo ya ndirimbo ngo rungano. Iyo huye n'urungano. Twese twe twahuriye hamwe twese twabaga muri ayerije. Tuhita duhura twese twarabaye abamama. Nanjye mutwera ka cyane. Inywere yigufatanya n'imbeho iri hanze. Sheri mbabarira ntabwo nzi. It's okay. Yakubabariye nawe ndabizi ntajya bidendaho. Ntabwo agwa nabi. Kagutomereshe. Hakuwe ukimwa aho yari kwena kayinywera. Inwereshe. Ongera cyongera mama. Nta kibazo. Nese ko rero warusigaye ataranywa. Urumva nashyize ibirungo byose. Nzi guteka. Ntabwo zo kutagitiri mu rugo tomera. Nuko nta kibazo nta. Ubwo tusanga mu cyumba.
kinyweye genze bite fata icyo kunywa kahoda giho bigenze bite yatanga wizimuriye mu gikosi aho wamara kuyiriwa bunge umugabo abivuga tugasama giho wariye ibiki bakugaburiye ibiki iyo wagiye wanyoye ibiki giho giho we giho baguhaye ibiki baguhaye ibiki baguhaye ibiki